ugomba kumenya kuba umugabo ukamenya kuba umupapa kuki bikomeretsa abana rero abahungu mwicaye hano bagabo muri ahaga muzakurikirana Imana ibigishe kuba umupapa kandi ibigishe kuba umugabo kuko hano kwisi yabateretse mu mwanya wayo urabyanga waze kwabanza bakugira isuku kukoresha urabyanga ibyo warabyase ugenda uzamurira ibiganza wibimanura nshuti wibimanura kabisa hallelujah batubereye Imana amaso yacu arakubona uyu munsi ni igihamya kiri ku mitima yacu kitahanagurwa n'icyabishaka icyo ari cyo cyose ntabwo ineza watweretse yahanagurwa n'ikintu icyo ari cyo cyose warakoze turagushimiye kubabaye mu ruhande rwacu turagushimiye kuri mu ruhande rwacu tugushimiye kuzahora ku ruhande rwacu tugushimiye ko watubereye Imana tugushimiye ko watugize abahungu n'abakobwa tugushimiye ko watugize abakubahwa tugushimiye ko watugize abantu tugushimiye ko waduhinduye ubwoko wishimiye data mwiza uyu mwanya turabigushimiye wumve ko tubigushimiye kandi tuzahora tubigushimira haleluya murakoze cyane suhuza umuntu muri kumwe umubwira uti mwami Imana aguhe umugisha kandi Imana yarakoze dusubira mu byiciro byacu twicara kugira ngo Imana ikomeze tugirire neza haleluya reka twicare tujye mu wundi mwanya murakoze cyane nshuti murakoze cyane yatubereye ibyiringiro Yesu ashimwe cyane haleluya okay hari ibintu narigiye gusaba ariko mpisemo kubireka kuko ibintu byose aba ari urugendo ibintu byose ni urugendo dukorana n'Imana haleluya Yesu ashimwe cyane ariko reka mbisabe n'ubundi ujye ubikurura ubihindura igifatika nujya wumva ko uri imbere y'Imana wumve ko ari ibintu bifatika ubigire bifatika kuri imbere y'Imana Yesu ashimwe cyane haleluya ubyubahe ubyumve wumve kuri imbere y'Imana ibyo uhagarika ubihagarike wumve kuri imbere ye ubihindura ibifatika mu buzima bwawe abasa ntawo hari nkuko mubibona ari Nyagatare niyo yagiye gukorera umurimo w'Imana kugira ngo uyu munsi nanjye kuko ngo dukomeze tumusengere Imana imukoresha ariko uyu munsi arakora umunsi wa nyuma ngira ngo haleluya aho ngira ngo izamurinde simbizi byumva amen amen ndashaka kuvuga kuri Diane bari abana babiri bamaze gushima Imana hano b'abakobwa nkigera hano yinjira mu rusengero nakubise amaso hano mu bana ndamubona ntabwo yari aherutse mubonye numva ijambo ariko numva riri connected numva riri connected n'undi mwana ari kudahari haleluya Yesu ashimwe cyane yewe numvaga wenda ngira ngo ari uwo nguwo udahari n'ibiki ariko bashimye Imana mpita numva ijambo Imana yambwiye amen namukubise amaso gutya ngiye kumva numva ijambo rimbwira ngo
rimbwira ngo reka mbishyire mu Kinyarwanda. Rimbwira ngo ndi Imana izi, mbivuga gutyo birabaryora, ndi Imana izi gukura mu icyuho gap akizi bicyuho. Aha kuja ndi Imana iziba cyangwa ikuramo. Numvise ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Numva ari histori nyaruka riba connected n'undi Imana. Ntabwo narizi bya Diane ibyo yashimye iminsi yose, ntabwo narizi sinanubona. Ariko hallelujah, urumva wawundi we icyuho nabyumvaga kubera ko nzi ubuzima bwe, ariko ibyo ntabwo nari mbizi. Hallelujah. Diane, ngira ngo uraryumva ko ijambo ari ryawe. N'Imana ifite ubushobozi bushobora gukura mu icyuho. Numvaga ibikireba Satani hari ukuntu abigenza akatudindiriza ahantu, tukadindira ahantu tukahamara imyaka, tukagira n'ibyo tuhatakariza, tukagira n'ibyo tuhahombera mu buryo butandukanye. Ariko Imana yo mu ijuru ni Imana izadukuriramo izo gaps zose zishobora kuba zarabaye mu buzima bwacu. Yes, ashimwe cyane. Ashobora kuguteza ibyo abandi barangiza second bafite imyaka 17, ukazarangiza ufite 20. Ndakubwiye ngo Imana yacu izagukurira mu icyuho mu buryo bwayo, mu mbaraga zayo, uko ibivuze, uko ibigambiriye. N'Imana izi gukura mu iki. Yavuganye nanjye. Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Izaguha gukora ubukwe, ushinga urugo, abandi babyare, bacutse, bongera basubizemo. Ariko ndakubwiye ngo Imana yacu niza, Imana yawe niza, izagukurira mu iki. Izaziba gap. Wamere Imana Joyce. Bimwe mu bidutera ibikomere, ariko Imana yo mu ijuru isiba iyo gap n'igikomere kikajyana nayo. Rero Diane, iyo ni ijambo ryawe. N'undi mwana udahari ndamushakisha, ndaza kubimubwira icyo Imana yambwiye ubuzima bwe, ahumure. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Ariya magambo yavugaga nigishije, nayigishije adahari. Ntabwo yari ahari. Amagambo yamukozemo umurimo, amagambo yaramubohoye, amagambo yaramwubatse, amagambo ya hallelujah adahari. Ahubwo atega ziri niwe wafashe akawodiyo agakubitaho. Yaranyandikiye, yarabimbwiye. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Nigeze kera hari umuririmbi w'umugandekazi, no barahari, ariko ntabwo akigira umwete wenda cyangwa se imbaraga nk'izo yakoreshaga mbere. Umudamu witwaga Babiri yaririmbaga indirimbo z'ikigande zigafasha Abanyarwanda kandi batumva amagambo avuga. Imana icyuho. Zo ndirimbo murazizi? Muramuzi? Simva ko muramuzi. Imana icyuho. Abakazi kuna n'abadakizwa n'abatazi byavuga, wajyaga kumva kuri radio kumva baravuga ngo yewe byadindi basaba indirimbo. Ngo ndashaka indirimbo mu runaka, akabivuga ukuntu umuntu akayishakisha indirimbo bavuga reka da. Akabaza ati niyanda, ati niyababiryo. Bakaba bayimenye. Hallelujah. Ariko n'iki cyabaga ku ndirimbo cyangwa se mu nyumva n'utabyumva. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Hari umwuka w'Imana
mutima hari ukuba biririmba ariko kuri amavuta akagenda kuri za ndirimbo. Amavuta rero agafata buri wese wazumvaga wakumva amagambo waba utayumva ariko amavuta ari ku ndirimbo wayicuraza amavuta akakuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nubwo buryo rero bwafashije umwana n'abandi bose wenda bafashijwe simbizi wenda bazaza, ariko naho banabura umwe wenyine arahagije, umwe wenyine arahagije. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Tugiye kwiga amagambo hano rero umwanya mutoya, mumbabarire tubane. Ntube hano physically gusa, ndashaka ngo mind yawe ibiri kumwe nanjye. Ijambo ry'Imana ariko uko tuzamara iminsi mu rusengero tuzagenda tubyiga. Niba hari ikintu gifite imbaraga mu buzima bw'umwana w'umuntu ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana. Iyo Bibiliya ivuze ku ijambo iravuga ngo ijambo ngo rifite imbaraga ziruta iz'icyuma gishobora kuba gityaye impande zombi. Kuko ngo ririnjira ngo rigahinguranya ryaraza rikagenda ritandukanya rishyira ibintu. Iyo twumva ijambo ry'Imana rero tuba twakira Imana mu buzima bwacu. Ukuntu bigenda rero ni ukuvuga ngo uko dukomeza kuryumva turisoma turyumva turiha umwanya turyizera, ni ukuvuga ngo muri twebwe ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu wese iyo ari muri Christo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ijambo rero niryo rigenda rirema cya cyaremwe gishya muri wowe, rigenda rirema kuko ijambo ry'Imana ribecana ugakora amahitamo ukavuga uti ndakomezanya n'Imana ya data cyangwa ndishakira iyindi Mana. Kwicara ugakora iki? Amahitamo. Yesu ashimwe cyane. Ukabihitamo, ukabitekerezaho, ukabyemeza umutima wawe, ukavuga guhera uyu munsi niko Yoshua arimo kuvuga, ariko jewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana yo mu ijuru. Abandi namwe mugende mwihitiremo Imana mushaka kujya gukorera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana igomba kubigenza gute? Igomba kubikorerwa. Imana yitwa Imana yawe bitewe no kugira gute uyikorera ikaboneka Imana yawe. Yesu ashimwe cyane. Imana ya so, wabuze Imana ya so? Yesu ashimwe cyane. Somera ingoma za kabiri ibice 32 mu ngoma za kabiri, kumva ibyari byo. Rahera mu murongo wa mbere tugeze kuri 13 ko hari amagambo menshi. Hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize mutega amatwi. Hanyuma y'ibyo na hanyuma y'uwo murava yagize, umva sheri wanjye, mu nkomangire uwo muntu, mu nkomangire. hanyuma y'ibyo no hanyuma y'uwo murava yagize, hanyuma y'ibyo na nyuma y'umurava yagize, Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agerera yerekeye imidugudu igoswe n'inkike yibwira ko azayihindurira. Urasoma hehe? Byo ku ngoma ba kabiri 32. Ntabwo ari ibyo nakubwiye kabisa. Adusome. Ni ibice 34 turahera ku murongo wa mbere.
Yosiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 8 avutse. Amara imyaka 31 i Yerusalemu ari ku ngoma. Akora ibishimwa n'Uwiteka. Agendera mu nzira sekuruza Dawidi. Niyateshuka ngo azivemo ace iburyo cyangwa ibumoso. Ahubwo mu mwaka wa 8 w'ingoma ye akiri muto yatangiye gushaka Imana ya sekuruza Dawidi. Kandi mu mwaka wa 12 atangira gutunganya Ubuyuda ni Yerusalemu. Amaramo ingoro na Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe. Basenya ibicaniro bya Bali abyirebera. Kandi atema ibishushanyo by'izuba byari hejuru yabyo arabigusha. Ashera n'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe arabimenagura abigira ibishingwe. Abinyanyagiza ku bituro by'abatambiraga. bitambiraga kandi atwikira amagufwa y'abatambyi ku bicaniro byabo. Nuko atunganya Ubuyuda ni Yerusalemu. Kandi niko yagenje mu midugudu ya Manase ni ya Efraimu ni ya Simiyoni. Ageza no ku ya Nafutali. Yabaye amatongo impande zose. Asenya ibicaniro. Tugeze ku 13. Yego. Asenya ibicaniro. Asekura Ashera n'ibishushanyo biyagijwe aragisekura. Atema ibishushanyo by'izuba byose byari mu gihugu cya Isirayeli cyose. Arabigusha. Maze asubira i Yerusalemu. Umwaka wa 18 w'ingoma ye amaze gutunganya igihugu n'inzu. Yohereza Shafani mwene Asariya na Maseya umutware w'umurwa. Na Yowa mwene Yowahazi n'umucurabwenge ngo bajye gusana inzu y'Uwiteka Imana ye. Nuko basanga Hilukiya w'umutambyi mukuru bamuha imiyaza zazumwe mu nzu y'Imana. Aho ngaho hahagarare. Urahahera. Kuko ni byinshi ntabwo babyibuka. Yesu ashimwe cyane. Hano dusomye umuntu witwa Yosiya. Yosiya ngo yimye ingoma afite imyaka ingahe? Yesu ashimwe cyane. Noneho wagera hasi ngo Yosiya agambira gukurikiza inzira za sekuruza. Zande. Aneze inzira zase atamuka inzira za sekuru agera mu nzira za sekuruza ahitamo. Amena. Akora amahitamo. Areka se aravuga adata nta mpamvu. Agera kuri sekuru aravuga ati nawe agera kuri sekuru aravuga ati uyu nguyu ni we ngiye gufata nk'icyitegererezo. Imana y'uyu nguyu ni ngiye kuba Imana yanjye. Inzira yagendeyemo nizo ngiye kugenderamo. Uyu nguyu ni we ugiye kumbera rumoro. Uyu ni we ngiye gufata nk'icyitegererezo. Areka se na sekuru arasimuka ajya kwa sekuruza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Isayarinde. Se wa Manase yarinde. Se wa Manase yari umugabo witwaga Amoni. Haleluya. Somera mu bami ba kabiri tubaze kuba Amoni gatoya. Abami ba kabiri. Ibice 21 n'umurongo wa 24. Maze abantu b'icyo gihugu bica abagambaniye umwami Amoni bose. Bahera ko bimika umuhungu we Yosiya ingoma ye. Zamuka haruguru gatoya. Ukuntu yabigenje haruguru. Amoni yimye amaze imyaka 22 avutse. Namushaka. Uyu ni Amoni se wande. Se wa Mose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amoni yagiye ku ngoma. Arangije abigenza ate? Amara imyaka 2 ari Yerusalemu ku ngoma. Nyina yitwaga Meshulemeti. Mwene Harusi yo Tuba. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka nkuko se Manase yakoraga. Ariko akora ibyangwa n'Uwiteka. Uyu ni Amoni. Haleluya. Amoni ni se wande wa Yosiya. Haleluya. Nane ijambo navuze ngo arangije akora ibyangwa n'Uwiteka nkuko se Manase yakoraga. Ubwo Manase ninde?
mpera Imana icyubahiro. Aba bose bakoreye Imana zabo uko babihisemo, ariko barangije ngo bakora ibyangwa n'Uwiteka ariyo Mana ya Dawidi. Haleluya. So Amasi we agiye ku ngoma aravuga atoya, ntabwo ndi bukurikiza Imana ya data, ibihembo byayo narayibonye, uko yabanye na data narabibonye. Oya, uyu simwemeye, reka ndebe noneho sogokuru. Ajya kwa sogokuru akurikirana imirimo n'ubuzima bw'ukuntu byabaye, asanga nawe ntabwo amuhisemo, arakomeza ajya kuri sekuruza. Haleluya. nawe yatahazanga igisubizo nkeka ko yari gukomeza, kuko yari icyo yashakaga, yashakaga gukora amahitamo. Ni yihe nzahindura Imana yawe? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Waba uzi Imana Yesu? Birakwiriye ko, haleluya, iyi ni impamvu ya gatatu yo kumenya Imana Yesu. Birakwiriye kumenya Imana Yesu kugira ngo, haleluya, umenye niba uri uwo gukomeza mu nzira za so n'Imana Yesu hakiri kare, cyangwa niba uri umuntu wo kubaka iyindi foundation ubuzima bwawe, wo kubaka undi fatira. Birakwiriye kuyimenya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye kuyimenya, birakwiriye kuyishakisha, birakwiriye kuyibaniriza. Ndabizi impamvu tutanazizi nuko bazigize amabanga, kandi impamvu bazigize amabanga nuko atari Imana zo gushyirwa ku mugaragaro. Kubera niyo mpamvu yonyine yabihagije kumbwira ngo nta mpamvu yo kuyishakisha iyo ngiyo. Bibaye ngombwa nakubaka urufatiro rushya hakiri kare. Iyo Dawidi nta mpamvu yuko yagombaga kuyihisha umwana we, ayibwira umwana we hakiri kare, arafatira na Salomo, mwana wanjye, ndashaka kugira ngo nkubwire Imana yanjye. Niba batarayikubwiye rero, nanjye ntayo bambwiye, dufatanye. Impamvu batayivuze yonyine intera impungenge. Yesu ashimwe cyane. Impamvu batayibwe yonyine irahagije kuntera iki? Amen. Haleluya. Haleluya. Mvi yindi mpamvu ugomba kumenya Imana Yesu. Ariko ubwo murabyandika. Ubu butumwa ni ubusiga hano. Soma Isaya 64. Kubera icyo ari ngombwa ko menya Imana ya data. 64 umurongo wa 7. Yesaya. Ariko noneho Uwiteka uri data wa twese. Ariko noneho wowe Uwiteka uri data wa twese. Turibumba nawe uri umubumbyi wacu. Twebwe rero turibumba, ni wowe mubumbi, ni wowe king, ni wowe boss. Twese turi umurimo w'intoki zawe. Twebwe turigeze imirimo y'intoki zawe, watugeze ushaka, watwerekeza ushaka. Haleluya. Impamvu ya kane ugomba kumenya Imana Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nuko ikikubera Imana icyo ari cyo cyose, wowe uhinduka ubusa munsi yawe. Bisubiremo. Iyi ni impamvu ya kane ugomba kumenya Imana Yesu. Haleluya. Amen. Nuko icyitwa Imana cyose ku buzima bwawe kiharira imbaraga zose kuri wowe, wowe ugahinduka ubusa. Data wa twese, wowe Mana yacu, ni wowe mubumbi, naho twebwe turibumba. Uko mubumbi agira ububasha kucyabumba, nibyo?
cyangwa imbere y'icyo yita Imana ye. Kono kuri kaje kono kuri muntu wundi hari undi wafashijwe hano. Mana ya so wawe uyizi. Do you know the God of your father? Imbere y'icyo wagize Imana cyose, haleluya, imbere y'icyitwa Imana mu buzima bwawe, you are so powerless. Nta bubasha, nta mbaraga, nta bushobozi, nta mahitamo, ntaki. You are total nothing. Kubw'iyo mpamvu rero, nta mpamvu yuko ikintu cyakwidumbukiza aho byaturuka hose kikambera Imana. Biransaba gufata umwanya nkatekereza, ngakora amahitamo, nkavuga nti wowe ndemeye kumbera Imana. Ndakwemeye wowe kumbera. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yindi mpamvu ngeze kuyakangara. Sure. Yindi mpamvu ugomba kumenya Imana yawe, kandi ariya ni nayo Mana ya so. Haleluya. Icyo ari cyo cyose cyitwa Imana ku buzima bwawe, amen, bitewe n'impamvu twaturangije hejuru, icyo ari cyo cyose cyitwa Imana ku buzima bwawe kigira impact mu mibereho yawe. Kigira iki? Impact ni iki? Ingaruka. Haleluya. Ziba mbi cyangwa nziza, ariko icyo ari cyo cyose cyitwa Imana ku buzima bwawe kigira impact ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. So nta mpamvu rero yuko ikintu kigira impact ku buzima bwanjye ntazi. Ngomba kwicara nkakora selection among all gods. Hallelujah. Mu mana zose ziriho nkahitamo Imana imwe ikagira impact ku buzima bwanjye, ikagira uruhare, kangiraho ububasha, kangiraho uburenganzira, nanjye nkemera nkayikorera, nkayubaha, nkayimenyekanisha, nkayishinga igahinduka umuzima mushya, nkazagiraga abanjye kubera ko nayimenye, nkayemera, nkayikorera, nkababwira rero nawe muzakorera Imana yanjye. Dore uko biteye nuku sizabasiga murunga abagabo ngo basigare bashakisha Imana, kandi Imana nari narayibonye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kibazo kiragaruka kimbaze ngo wabuze Imana Yesu. Soma Itangira 31. Imana Yesu izakugiraho impact, izakugiraho ububasha, izagira uruhare mu mibereho yawe, ubishaka utabishaka, kuko igihinduka Imana ku buzima bw'umuntu ntabwo ugitegeka nicyo kigutegeka. Soma Itangiriro 31, duhere ku murongo wa 5 tugeze ku 13. Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu. Subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Iyi ni Imana rero. Wabyumvise? Subira mu gihugu cy'abasogokuruza bene wanyu, nanjye nzabana. Icyitwa Imana ku buzima bwawe kiyoboye ubuzima bwawe, kandi Imana yirimo kumuyobora. Subira mu gihugu, nanjye nzabana nawe. Yakobo atumira Rasheli na Leya ngo baze mu rwuri aho umukumbi we uri. Arababwira ati, nabonye so atakindeba nk'uko yandebaga mbere. Hano yarahamagaye abagore be ngo bane mu rwuri baragiye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kuko Yakobo yari umushumba, abahamagarira mu ishyamba hano yaramukiye, arababwira ati rero abagore banjye nabonye so akindeba neza, abonye so. Ariko Imana ya data ihorana nanjye. Urekeye Heri Imana ishyubaye. Wabuze Imana ya so.
kundeba neza kandi ndi mu biganza bye yangenza uko ashaka kose ariko Imana ya data Imana yande wabuze Imana Yesu ariko Imana ya data ariko Imana ya data ihorana nanjye ihorana ari amanywa ari ijoro ari mu bibazo ari mu bisubizo ari ukubura ari mu ishyamba Imana ya data ihorana nanjye namwe muzi yuko nakoreye Yesu uko nashoboye kose kandi se yagiye andiganya ahindura ibihembo byanjye inshuro 10 ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara ariko Imana ntiyamukundira kugira icyo antwara Imana yose irimo kugira impact ku buzima bwa Yakobo irimo kwimira abahanzi irimo kwimira abashaka kumwica irimo kwimira abashaka kumunyaga kandi we ntagira munsi y'amaboko Imana ifite impact ku buzima urimo kubyumva wabuze Imana Yesu wabuze Imana Yesu aho ntibyaba ko ubuzima tunyuramo bwose ibyo twanyuzemo byose ari impact y'Imana zaba data aho ntizaba arizo Yesu ashimwe cyane Yesu ahabwe icyubahiro haleluya ariko Imana ya data ihorana ariko nubwo yashatse kundiganya nubwo yashatse kungirira nabi ariko Imana ya data ntiyageze gute ntiyamukundiye Imana ya data oya suko namurushije imbaraga oya suko nari kumurwanya oya nta haleluya ariko Imana ya data ntiyamukundira zaba Imana zaba data zibiturinda cyangwa zirabiduteza ntizaba ziduteza ubugumba ntizaba ziduteza ubukene ntizaba ziduteza gupfusha ntizaba ziduteza kugumirwa ntizaba ziduteza ibisazi wabuze Imana Yesu ariko Imana ya data iramubuza iramubuza njye nkajya mbona bucya bwira njye nkajya mbona nongera kwahura intama njye nkajya mbona njye nkabona ibintu zima bugenda sinkamenya ahantu bivira cyangwa bicira kumbe Imana ya data iri mu buzima bwanjye iri active irimo gukora ibintu kumbe Imana ya data kumbe Imana data yakoreye kumbe Imana ya data haleluya wabuze Imana Yesu wageze kuri 13 ariko Imana ntiyamukundiye kugira icyo antwara yambwira ati iz'ubugondo nizo zizaba ibihembo byawe umukumbi wose ukabyara iz'ubugondo Imana yase we rekera aho gatoya Labani yari umuriga Labani yari umujura ateka imitwe yo kwiba Yakobo kandi ategura kumwiba yamweretse ko ari umusaza mwiza ko ari sebukwe mwiza yari sebukwe akaba na nyirarume ariyoberanya haleluya aho twasomye bitangira bivuga ngo Mwaduhamagara Cg ariko se
witwaze ujye ukorera ubusa. Oya oya oya, ibyo ntabwo ari byo. Ngiye kujya muhemba. Ariko agiye kumuhemba, amuhemba icyuka, amuhemba ibitariho, amuhemba ibyo atagira, amuhemba ibyo azi nk'umuntu ko bitazashoboka, ko bitazaboneka. Ariko Imana w'umuhanga yarazi Imana yasi. Yarazi Imana yasi. Haleluya. Ngo noneho baramubwira ati noneho jyewe ibihembo ngiye kugwa sinzagwa amafaranga, ahubwo ziriya ntama zose uragira uriya mukumbi uragira, izi zamuka zose ari ibitobo zizaba ibihembo byawe. Arabizi ko nta bitobo byaboneka mu mashyo yiwe, nta mapfizi y'ibitobo agira, nta bitobo afite. Arabizi ko bitazaboneka, arahora murema amarangamutima atazagira icyo abyara. Ariko Imana yasi. Imana yase. Ngo bigenda gute? Iz'ubugone nizo zizaba ibihembo byawe. Mukumbi wose ukabyara iz'ubugone. Yabimubwira uko nguko azi ngo yamuhimye, azi ngo yamuhimye. Haleluya. Ngo mukumbi wose wajya kubyara, umukumbi wose aho uva ukagera ukabyara ubugone. Reka dukomeze mu. Yambwira ati iz'ibihuga nizo zizaba ibihembo byawe. Mukumbi wose ukabyara ibihuga. Uko niko Imana yatse so amatungo ye. Kugira Imana mu buzima bwawe. Wubaka Imana, ukomeza Imana, ushinga Imana, iba Imana, ukuza Imana, uburyo izakomeza kugira impact no mu batazayimenya. Kuko natwe zidufiteho impact kandi tutazizi. Nuko nguko hano yari arimo kuvugana na ba bagore be. Yewe sinigeze niba ndi umujura, ahubwo nuko nguko Imana yanjye. Namwe abagore banjye mushobora kuba mwumvaga ibyo papa wanjye ababwira, mukibwira ngo jyewe ndi umujura cyangwa se ndi n'umurozi. Oya, dore Imana yanjye, ngira Imana ya data, niyo nakomeje kubahiriza, niyo nakoreye ubuzima bwanjye bwose, niyo rero yaje so. Irangije irabumba. Kandi ubwo umukumbi warindaga, dore Bandareke yarindaga bwiza abagore be ukuri hose. Dore ukuntu Imana yanjye yabigezaga. kandi ubwo umukumbi uko ikinyarwanda ari uko umukumbi warindaga. Ubu dufitemo abana b'urubyiruko batazi ngo no kurinda ni ibiki. Ibyo birangora. Namwe mukora research muze kubaririza ngo kurinda no kugira ngo muranyemereye. Vanessa wanyumvise? Niyo groupe yose. Ejo niza muraza kumbwira muti kurinda twabimenye. Kandi sinjya nkiragiye iyo ndangamba gise. We murimo kurangara mubibazanya kandi mubibazana warakubeshye. Arakubeshye kuko abana batoya bagira ikintu cyo kwiyemera. Nagira Imana akabona uramubajije agomba kukwereka we mwabizi, akukubita ikinyoma kitafite ko nabi mwibabaza. Dore uko Imana yabigenje.
umukumbi warindaga n'ubu y'amaso ndota jewe nari mu nzozi ndota ndimo kurota mbona amapfizi y'ihene yimije umukumbi ari ibihuga noneho mu nzozi mwiyerekwa mu nzozi niryamiye najya kubona nkabona uko umukumbi urinda. Hallelujah. Hallelujah. Iyi ni Imana ye irimo kugira impact mu buzima bwe, irimo gukorera mu buzima bwe, ishinzwe ubuzima bwe, ifite ibyo ikora, ifite ibyo irimo gusohoza mu buzima bwe. Kubera iki? Yayemeye nk'Imana ye, yarayikoreye n'umutima we wose, arayemera, arayiramya. Hallelujah. None ubu ifite impact mu buzima bwe, ariko ayikomora kwasi. Bigisha ikintu cyitwa papa cyangwa ikintu cyitwa kuba umugabo. Ikintu cyitwa iki? Ntabwo ari feeling, ibyo by'ama feeling gusa gatereka hari ubwana wabwita iki ni ikibazo wabwita ibiki ni iki mubwire mwihuse nta mwanya adore uyu ntabyazi ukajya feeling gusa z'ikiroso n'ikindi ntazi icyo ari cyo n'ibindi byinshi. No, si uko bigomba kugenda. Hallelujah. Ugomba kumenya kuba umugabo, ukamenya kuba umupapa. Kuki bikomeretsa abana? Kuki bikomeretsa abana? Hakavuga ati ndaje yongira papa kandi we ari no kumubera mubi. Neba no we ari kumubera mubi. Rero bahungu mwicaye hano, bagabo muri aha ngaha, muzakurikirana Imana ibigishe kuba umupapa kandi ibigishe kuba umugabo. Kuko hano kwisi yabateretse mu mwanya wayo. Hano kwisi muri mu mwanya w'Imana. Nta mana irenganya, nta mana ivuga nabi, nta mana abantu babona bagahunga. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera abantu nuko bari bazi Imana bayibona bagahunga, irabihindura igafite impunzi nabi. Muzi nabi n'Imana ihoberwa, n'Imana igira iyo comfort. Hallelujah. Bagaba muri mu kimo cy'Imana hano. Nana murafata abana ku ngufu, uri Imana bwoko ki? Imana ifata abana ku ngufu ni bwoko ki? Uri Imana bwoko ki? Ibyo yonyine abana mu rugo bakamurara n'abushinzwe ugatahana kiri. Mugari bari cyubahiro. Iyo bigeze aho abagabo baranyanga, ariko ukuri kandi abagabo bonyine atubona ko banyaze, ariko niko kuri twe kuguhunga guca mu ziko ntigushye, niko bambwiye. Kuba umuhamagaro ni umuhamagaro, kuba umugabo ayimini ni umuhamagaro nk'iyindi mihamagaro yose. So niba Imana yaraguhamagaye uwo muhamagaro rero, niba Imana yaragushyize muri uwo muhamagaro, make sure usohoza umuhamagaro Imana yaguhamagara hano. Yesu ashimwe cyane. Shakira umuryango Imana ifatika, shakira umuryango wawe Imana nyamana, shakira umuryango wawe Imana. Hallelujah. Ubigisha Imana, kandi iyo dukurikiranye kumenya ko Satani ari umugome, ujya gusanga ugasanga abagabo bose ntibumva iby'Imana, ahubwo babihariye abagore. Urebe Satani ukuntu ari umugome. Ibyo ni ibintu by'abagore bagende birirwe bazira Imana.
wakagombye kuba uri umuntu wa mbere yewe mugabo. Haleluya. Mureke dusubire mu isezerano rya kera. Harimo abagabo bari bafite abagore babo b'ingumba batabyaraga, ariko Bibiliya ibavugaho ngo abagabo ngo asengera umugore we. Wasengera bukeye arasama. Imana yanjye, Mana ya data, Mana ya data, Imana ya so. Twarangije kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Ndi Imana y'i Beteli. Ndi Imana y'i Beteli, aho wasigiye amavuta ku nkingi ukamiga umuhigo. Nani Imana ishyuhira? Iyi ngo ni Imana. Kuki malayika arimo kumuzanira ibi bintu? Kuki malayika arimo kumuzanira ibi bintu? Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo ni Imana ya hehe? Imana y'i Beteli tuyisanga mu Itangiriro mu bice 28 n'umurongo wa 20. Hahandi Yakobo wahunga mwene se akarara ahantu nawe kubera ko bwari bumwiriyeho atazi ibyo ari byo, ngo araharara mu gihe cy'uko agiye kubona ngo abone urwego rushinzwe rwa hejuru kwazera kugera ku isi. Ngo agiye kubona akabona ngo bamareka baza kuba amatwari biri nk'ibyo ngibyo. Ngo buke mu gitondo aravuga ati uzi ko naraye aha hantu ntabizi, uzi ko napfuye kuharyama, ariko burya iyo dukurikiranye, haleluya, burya aha hantu Yakobo yaraye niho Aburahamu kera mu bihe bya Aburahamu yahatambiye igitambo. N'Imana yawe izagukorera connection zikwiriye ku buzima bwawe. Imana yawe izagukorera connection iguhuza n'abakwiye, iguhuza n'uwagukura ku rwego akagushyira ku rundi, aguhuza n'uwakubera igisubizo mu buzima bwawe, aguhuza n'uwukene, iguhuza niyo yonyine kuko niyo ibizi. Amusanga hano mu nzozi. Ya Mana yakomeje kuba mu buzima bwe, ariko reka tubaze dusome mu Itangiriro twumve. Some n'Itangiriro 28. Era ku murongo wa 20 twumve. Yakobo ahiga umuhigo ati, Imana nibana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda, ndimo, ikagira ibyo kurya n'ibyo kwambara, noneho ikaba icyo kurya yo kabyara n'icyo kwambara, azagaruka kwa data Paul, narangiza nkazasubira kwa data. Ariko Imana ya so yambwiye iri joro iti, wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo ari icyiza n'ikibi. Gabi yaraza kwigendera, ariko mpaka nabivuge Yakobo amenye ko Imana ya se, amenye ko Imana ye, amenye ko Imana akorera iri active mu buzima bwe, ifite ububasha n'ubushobozi, imwitayeho kandi mureberera. Imana ya se yasanze irabwira murebesha amaso gusa nuraza uce ubwenge. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mureke kuko message nashaka gutanga nayitanze, niba mubishaka mbaho ibyanditswe byonyine mu byandike, ariko reka ndekera. Yesu ashimwe cyane.